waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya station Mereza. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Akorana ngiye ibintu byose nakubwiye ngo tubijyane buhoro. Ntabwo ushaka kunyumva. Umuhungu wawe ndimo kubyirukankamo cyane, hari umukobwa nahaye iyo mission yo kutugeza ahantu atuye, rwose wambabare ko mu minsi bitarenga iminsi 2 nakugejeje aho ura muhungu atuye. Bikwirushye byarakemutse nta kibazo. Kagira inkuru. Hari undi wabonye se? Yego. Wow. Lewo rwose nasanze arimo neza. Inde? Lewo sanze byose ameze neza, bya bindi byose wavugaga nyene numvise hariye, wundi nuriya nta nahandi nshaka kujya. Uravuga Lewo wanje, uravuga Lewo wo mu majyepfo, mu majyaruguru, uravuga Lewo wanje. Yego. Umukozi wanje, mukwe wanje, byose byanje. Umfasha nyine ko ari umukozi wawe hari ikibazo. Ni urimo kuvuga? Yego. Varo twumvikane. Wari wabona umwana ucuka ku mabere ya nyina. Nawe gucuka nyine kwa kuno umwana bayonka akageza igihe agacuka. Yarangiza akaba umugabo cyangwa se akaba umugore. Natekereze kongera kugira gute kujya konka amabere ya mama we. Ibyo bintu uzi ukuntu biba bimeze. Nkuko wibagiwe konka amabere ya mama wakubyaye, aba ariko wibagirwa Lewo. Mu mutwe wawe, mu bwonko bwawe, mu misokoro yawe, ndetse no mu amazi yose agize umubiri wawe. Bibagirwe nde? Lewo. Lewo nuwanje. Mari ko numva nabindi shaka ko turenzaho rizi. Winsaza. Wo ni umukozi wawe gusa so Serie gutyo. Ndakubwiye ngo winsaza. Ura no umukozi gusa cyangwa harimo nibindi bintu. Kubw'ibyo rero maze kukubwira nyuma yabyo. Ndagusaba ngo inzira yakuzanye aho waturutse, imodoka wajemo, umbabarira umanuka yari ku mayisikariye neza utavunika. Ugende neza mbese nk'umugeni ukimbagira. Ugende ugere mu modoka yawe wazanye. Umbabarira uyatse. Niba ari taxi voiture wateze, niba ari iki waziteze, niba ari umugabo mu bagabo bawe wakuzanye, usubire mu modoka yawe neza. Umve mu maso. Umuntu witwa Lewo. Oh my God. Ariko uziko mbona wasizoye. Lewo. Uriya kodi kari umukozi wawe wasarishijwe n'iki? Ikindi icyati cyose kwanza nta nubwo bindeba. Amafaranga nyina baziko yakuramo Lewo namubonye kandi warakoze kumuzana hano numvise bimeze neza. Ahubwo hari n'ikintu utaruzi. Yes, ngaho kuri mwana nasanze yuzuye neza, ahubwo menya n'amafaranga nako hari n'amakeje. Genda gake ndimo ndavuga. Uranyumva? Use nshira ibiki mu matwi. Sibyo. Si amafaranga sibundi umuhereza urayandusha. Taje kumushakira visa, unaheza nkamwuriza indege tukajyana. Umva twumvikane. Ahubwo nzakongera nanje. Nkuraho uyu musego ntakikubona. Rana. Lewo. Ese ugariye. Rana. Abahari. Lewo shu. Daje ndamushakira. Uranshaka? Ndakubwiye ngo sohoka. Ndavuze ngo sohoka ngaha. Rekoresha. Wisara kuko nge ntago ari ukuzinyifatishwa gutya wakangishije, nukuvuga gusa kuko ntacyo wakora. Nanagufashe muri mwe ngewe. Sikubona nakugiriye impuhwe ndanabyoroheje, uraje cyari kuzana induru n'amarere. Egera hirya sha. Uzana gukomba kikakurenga. Dore mbese
niyo mpamvu utinye kuza kwicara hano kugira ngo negere. Sekunde wari umwanda byagenze bite? Leo reka nkubwire twumvikane tubyumve kimwe. Uriya mugore ngo nirana ko mbona musigaye mukururana cyane byanyu bisobanuye iki? Bishatse kuvuga iki? Sibyo cyagiye watubona mvuye kumutembereza Kigali. Nta bindi mpangana. Ngo ikindi kandi bambwiye ko nta bintu byinshi mufitanye. Fasha iyo telefone yawe. Nta message nasangamo muganira. Shusho wagiye unyizera. Akira rwose. Uramo codes. Tekana nayo kubwiye. Code ni izina ryawe. Ko ni izina ryanjye. Ubwo urashaka kundiragiza ngo uzane utuntu tw'indyohesha ariko kugira ngo ntakurakarira. Mbara nkubwiye siniriwe nanarebamo Leo twumvikane. Uriya mugore urabona ko ari bose nkubwire ngo iki ni daimon yigendera gutya n'amaguru kagira ngo ni umuntu. Twumvikane kururu yawe nawe sinyishaka habe na gatoya, sibyo? Wibuka amasezerano dufitanye. Umugore yimwambwiye bitantarasi. Ahubwo se ko mbona transpire wa mugana ubwo nta bintu mwakoranye. Aho yareka nicare neza sha. Nta bintu mwakoranye. Kamubwiza ukuri. Bitewe n'ukuntu namubonye n'imesha afite. Iyo numvise izina rye barangwa. Hariya kuri hotel. Ahise kuhazana n'abagabo batatu. Uzi ibintu bamukoreye. Kagira inkuru. Umuntu nk'urumva namwiteza. Ahubwo se ni batatu gusa yazanye. Nibona babona. Na bado ntacyo urabona. Ntacyo urabona. Abo batatu ngo bagende yongere yinjiza abandi batatu, abo si batandatu yongere yinjiza, mbese ameze gutyo wagira ngo ari mu marushanwa. Rero naye yabonye ako kayobe kawe arakubenguka yumva ko nyine mugomba kujya mugira gute. Attention. Wibuke ibyo twasezeranye. Ndabyibuka. Kandi ndabona kugambanira. Uramenye tutazapfubuza. Imitungo yanjye yose ufite ngewe nakwanditseho. Uraramuka ukoze ikosa nkabimenya gatoya cyane ko ari ikintu mwakoze. Uhita byose nge nawe dusesa. Cyo bita kusesa amasezerano tukagira gute? Tukatesha agaciro. Ayo bivuze kuvuga ibintu byinshi. Naho rero ukajya usakurisha. Reka wicarishe ugonga manuka wicare hano. Naragice none. Ako nonye kubwira ura mukobwa. Ni ubwo se nge namuvuga ubwo ntabwo nshaka gukomeza kumuvuga. Icara hanga tubiganire neza. Umujinya washize nyine. Sisi wumbabaza. Ntari ndivanjiri rwongera kunsomera. Oya urabizi ndagukunda. Mami. Leo. Again, urongeye kandi? Sorry. Akose. Usibye ko ndi nakazi na keza. Yego. Witu umuntu ukunda. Uzajya ubyita mama wawe kubyaye. Amazina ugomba kunyita nto yazi. Okay, again. Honey. Sweet. Igipome cyane. Ayo. Kare kose. Harakifuzo ndani mfite. Nifuza ko wanyandika kuri konti yawe ya banki. Kugira ngo njye mbone ukuntu mbikuza amafaranga ntiriwe nguhamagara ngo ugiye gukina. Nicyo cyifuzo. Cyonyine. Ibyo byonyine. Kugushyira kuri konti kugira ngo uzajye ubikuza utarinze kuncaho. Ako gusa nta kandi ukeneye. Ako nyine ikindi kandi nkeneye. Hari ahantu nabonye heza nshaka kujyana nawe. Kagira inkuru. Hatari mu Rwanda ariko. Rwanda urabizi ko twaruzengurutse. Ni mu Rwanda. Hari ahantu hose ubazi ni mu Rwanda. Hari aho tutagiye se sho? Hari aho tutagiye. Hehe. Ni ibanga ni surprise. Tumbwira ariko nuko jya unyicisha amatsiko. Ni surprise. Nyine hambwira. Ni surprise. Wenyemerera tu. Bose bazajya kungurisha umuntu utangiye kujya nyita mami buri munsi. Wajya kundoha se mu ntuza namenye njyanye. Uramenye? Ntabwo nyizera. Sinajya hano ntazi ngende mu business woman my friend. Okay. Waba wangurishije. Naza kukubwira nijoro. Uhambwire nuna booking nzabimenye. Niba ari hoteli tumenye umbwire n'icyumba umpuze na manager waho ibintu byose umpuze nabyo. Ubu ngiye nkangiye umuntu ufite amafaranga ntabwo ngomba kujya hano hose hano. Ntazi uzabaze. Kaburangati.
yasingukatiye ari urugo mbere mbonye nkatira wowe yasingukatiye nyine ngomba kumenya ahantu ngiye hari ese wajya kungurisha utangiye no kuvuga ujye kuri konti yanjye skwita ubwo niba sinye kwizera Musoro ntabwo wahambwire hapo cyandire yahambwirire hano mbwirira hano ubwo kure uragira ngo twongere toka mfite surprise kamo mbwirira hano yewe inze Umeze Serie meze neza wowe tushimana nyine tunapambana na kazi mbona no kunsigaye nkunda kuguhamagara nkaho ndi kuguhuza Tracy hute ndagushaka Tracy it's okay ngende umukozi wawe umwizerwa nta kibazo shana kuri ko Imana umukozi wanjye w'umwizerwa niyo mpamvu nshaka kugushimira wambereye umukozi mwiza mbere inshuti nziza come on okay I'm sorry don't mind ariko it's my job mba ngomba kubikora mba ngomba gukora akazi keza nyine ni gake umuntu ahura n'umuntu batanziranye just from nowhere nta kintu bapfana ariko akamubera inshuti nziza amplis noneho you see the bond between us ntabwo ari umukozi n'umukoresha gusa ntakubeshye uri mu bantu bake nizeye batarantenguha I know it sounds funny kubikubwira ariko I'm so thankful and thank you so much. It's okay. Ntabwo none kunshimira ko nanjye nishimira kugukorera uri umukoresha mwiza uranyumva iyo ukeneye iyo ngize ikibazo mu kazi kenshi nk'iyo wenda hari utuntu nshaka kwikemurira nshaka udufaranga twa hato na hato ntabwo ujya untenguha uramfasha so no need to thank me turafashanya gukorera akazi yako we umba hafi birenze so Tracy nyine ari ukuntu wenda umuntu aba afite amafaranga abantu bimesha ko abayeho mu buzima bwiza oh come on don't cry wirira ko ukabona nyine abantu like the population around you biga bavuga uriya muntu abayeho neza afite amafaranga asohokera ahantu hose ashaka yambara ibintu ashaka bakumva nibwo buzima ariko ari igihe ufite ibibazo byinshi nta muntu wizera abantu bose ugerageje kwizera bagutenguha sometimes wenda n'umubyeyi wawe wizeraga wumvaga ataguhemukira ukwereka ko agukunze akaguhemukira you get so far okay simvuze yuko wenda wowe uri sinzi ko nabikubwira ariko nyine so far niwe muntu to be honest nagiriye icyizere ariko utaramemukira and I'm so thankful no it sounds funny kubikubwira ariko na mama wanjye mama wanjye wanyibyariye wenyine numvaga ankunda yarifashe noneho aramemukira noneho mbura no kuntu mbimubwira ubu tubanye nijijisha uri kumva kugira ngo ntabimwereka wenda agafiringa nabi abana bano babyeyi bacu baba deserving respect ashobora kumva umwana we umubwiye wenda mama wakoze ibindi bashobora kubifata nabi you get mama nta kintu cyambabaje kurenzaho hari ukuntu buri muri situation mbi nari mfunze ndi mu buzima bubi ubuzima ntamenyereye ubuzima bwiza hariya naryaga nabi ibiryo
byaho byarananiye mama nawe atakiza kunsura buri munsi kugeza igihe natashye atanabizi ko ndi butahe. Kandi imagine umuntu umubyeyi wawe wakabaye gukurikirana buri munsi ukarinda uva muri gereza atanabizi, nkataha nkaho nta famiye ngira. nkatega bisi none icyambabaje kurenzaho icyambabaje kurenzaho n'ukuntu nageze hano hasanga we nariho bavuye mu cyumba ari rero ntiyarakinsura ari mama nuko muri make no kubafunze nta kintu mama byari bimubwiye ahubwo wenyine yari yishimiye gusigarana na Leo. Ndeba kumwereka yuko nabimenye yuko bari mu byabo bibutuma bifata nkaho umusuzuguro cyangwa se agatekereza ko ntakimwubaha mpitamo kwijijisha. Ariko iyo murebye birangora guseka, birangora kumwita mama, birangora kumwubaha. Noneho nkareba mama wanjye wanyibyariye inkuru ya mbere y'ukuntu nari mfitanye ubukwe na Mike, akagenda ku munsi w'ubukwe arayizi, arabizi ukuntu ku ma YouTube ahantu hose ifoto yanjye yatrendinze. Nibaza ubu bakeneye noneho hatrendinge andi makuru y'uko njye na mama wanjye wambyaye dusangira umugabo. Ari ntabwo nzi ko wagize muri ibyo bintu bigize aho ngaho byinshi cyane, wagize gufungwa, ukareba mama wanjye niwe muntu yari ifite nizera, niwe muntu umubyeyi wawe, niwe muntu ukubwanga aragukunda ukumva agakubeshya. Ariko se if my mom can do that, abasore niki ku buryo kumemukira batabifata nk'ibintu byoroshye. Like I was like mama wanjye no wait, I remember narariraga namubwira I have a problem, akanyereka karibye, ariko honestly speaking anyeretse yuko she doesn't care, naba mbabaye naba nishimye, she doesn't fucking care. Rero anyways, let me be strong. It's okay. And I'm sorry to tell you this, wenda tutanagira ikintu dupfana. No. Ariko ari nkeneye at least I needed someone who could yanganirize nduhukemo gake, and I'm glad you're here. I'm so thankful at least nduhutsemo gake, and that's why you nende kukubwira I decided kuba ngiye muri Amerika ho agahe gato. kubera iki wagiye yose? No, Tracy, you cannot understand. Mbona mama wanjye nkumva umutima urenda guturika. Noneho ikindi kandi kubera umujinya, you get everyone reacts, umuntu wese agira umujinya. Nagiye no kwirukana Leo basi kugira ngo ajye kure yanjye. Ndeka kumubona buri munsi, wenda nzabyakira nk'ibindi byose bimbaho mu buzima, nirwa mpurana ibibazo nkabyakira. I'm used. Ngiye kumwirukana
nsanga ngo mama ngo barasinanye imbere ya noteri ibiki n'ibiki yamuhaye contracts atagira ubwoko ngo niwe muntu ugomba gukontrola imitungo ye hoteli yanjye amuha contract irigo rero ubwe aransuzugura kandi nawe uriwe wabikora rero nabonye nta kundi ndavuga reka ngende at least nduhuke and I trust you Tracy. I'm so sorry you're going through this. Kwihangane ntabwo havuyemo wenda yuko rero naramukunze nkamuha akazi muri hoteli yanjye ndabizi nta bumenyi buhagije abifiteho ntabwo yabyize. I wish I had known kuko ni wowe ubideservinga ariko nyine mistakes happen nakundi. Yeah, I don't care about the things, okay? Ntabwo nitaye kuri ibyo bintu ntabwo ikintu kimbabaje n'ukuntu umwana muto ukaba waranyuze muri ibyo bintu byose nta muntu ufite kuba hafi n'uwitwa ngo ni mama wawe. I know. She's just a name. Ni izina ry'umubyeyi gusa nta kindi akumariye. I know. I'm so sorry. Kimbabaje muri ibi byose nuko you had to go through all of that all alone. Uri wenyine nta wundi muntu. So bad. But icyo nakwizeza just I'll be there for you, okay? Nzakomeza nkora akazi nk'ibisanzwe njyewe I'll be there numva ko ndimo nagukoreraho ntabwo nzareba iri kujya mbere ibyo barimo ku bucucu bwabo bari gukora. I don't care and I won't give a shit, okay? Yeah, I'll be there for you. I know. And kandi wihangane nuko ntabwo this life ubuzima udafite umuntu n'umwe kuba hafi ushobora gukora ibintu utifuza gukora ushobora ubuzima tuba dukeneye abantu batuba hafi. Everyone needs someone. Everyone. But I know. But then n'abantu tuba twifuza ko batuba hafi ugasanga they're just not there. Okay, so be strong. I'm so sorry you're going through this, but just wowe icyo uzishingikiriza n'Imana. I know. I don't see that you've got anyone. Exactly. Actually, you've got no one, okay? Exactly. You've got me, but you're going so far. Ugiye kure nta kintu nakumarira. So I'm so sorry, but uziragiza Imana kandi aba ari uzizera muri byose. Okay? Ntuzafata imyanzuro idahwitse kubera ko utigeze ubona umuntu kuba hafi. Yeah. Ugiye kure ugiye kujya kure inshuti ugiye kujya kure y'umuryango. You will be alone. Uzaba uri wenyine. And it will be so hard for you sometimes. I know. Bizakugora ubwa mbere bizakuvuna. Even if you have money to rely on, Exactly. it's really hard. Okay? So just pray. Ujye usenga wiragize Imana wibwire kuba hafi. And uri umwana mwiza uzagira inshuti. Okay? Hari igihe ushobora kugira inshuti ikakubera nziza kurusha n'abavandimwe n'umuryango. Okay? Come here. I love you. Hey. Bitches. Kumbe warora ahangaha. Tumefaye. Yewe ntabwo mfite apeti yo kuvugisha amakuru. Siko ndeba warakaye byagenze bite? Ariko rero Ariko ndabizi mpamvu warakaye. Ubu niba amabusha arimo indurimo. ntabwo naho mutarakaye. Niba amabusha ari mwinshi. Ntabwo naho mutarakaye. Reka bintu bya blague n'ukuri. Ntabwo nakubwiye ngo biriya bintu banze ubitekerezeho. Ibiki ntekereza sikandi. Ubu ngubu urumva bikunejeje gutandukana umwana na nyina. Biragushimishije none nubwo batandukanyije ngo nuko wenda
hari ikindi kintu wakoze batandukanye wabanje umukobwa uri kuri nyina sinakubwiye ngo banze igitekerezo cy'ikintu so wabimbwiye ngo ati banze ibitekerezo wowe gukora ikintu n'icyo ngicyo ikindi kandi ntabwo nabatandukanyije ukoze icyo warabahuje batandukanyije ibintu gukora ntabwo ari byo kandi narabikubwiye ko atari byiza banze igitekerezo cyo kintu nge nari nzi ko ugiye kugitekereza Leo ubundi ninde waguhinduye naje nje mu kazi kanjye kuba naraje mu kazi kanjye abantu bakankunda mbizire bakagukunda ariko mubwira ntabwo amafaranga y'umukobwa ntabwo yaraguhaye diru twari twakoze si umukobwa kandi njyene nabyishimiye kuko uri umukobwa nawe uri umusore nabonaga nta kibazo kibirimo ugiye no kuri mama kweli byose mbona biza binsanga kandi unsanze ufite icyo nkeneye ni igikinyi nafite wari umukeneye utari wabonye kuri ku mwana afite byinshi cyane utazi ikindi kandi reka ibyo tunabireke uriya mugore impuhwe atagiriye umukobwa we cyangwa se impuhwe atagirira abana be urumva hari undi yazigirira arishobora ko ari umuntu mwiza none se wowe wakoze iki yarakwaprocinze abizi neza ko uri kumwe n'umukobwa wowe wabikoze iki ni irihe tandukanye wasabwa wamweretse nyine byibaze uburyo yagiye kubaho ku mukobwa akaza akanyaprocinga azi ko nkundana n'umukobwa we defo niwe uyifite nge nta defo mfite ikindi kandi njyewe nta rukundo rwa dange mfitanye n'abariya bantu nibereye mu kazi kanjye ndi kwihigira ibiceri nzanaho furingi ibiki n'ibiki ntabwo mbirimo uriya mugore niwe kibazo ushatse kuvuga iki ngo niwe kibazo ni long story ndabazi cyane uramuzi se mwari muziranye mbere yuko uza mu buzima bw'umukobwa we uyu mugore hari umugabo twabanaga mu minsi ishize bigeze gutiretanaho bakiri batoya uwo mugabo azi gutera inda uriya mama Ariella babyarana umukobwa mama Ariella rero aza gutuma umwana aramutarabura burundu ubwo bugome rero bafite ubwo se agirira abana barumva wait uravuze ngo umuzi kuva mbere none se umuzi iki iyo story yizi gute nakubwiye hari umugabo twabanaga mbere yuko nzanga bo baraziranye cyane bigeze ateretana na mama Ariella baje kugira gutya babyarana umwana mama Ariella aramutse uwo mugabo ahora mwinginga amubwira ati wamuhaye umwana wanjye wandangiye hano byaranze so mama Ariella ntayo ari umuntu mwiza uwo mugabo muzi gute ari hehe ubu ngubu uwo mugabo arahari nushaka no kumubona nzamubwira aza ku kazi mugorera agacupa umurebe bafitanye amateka maremare na mama Ariella gusa ntabwo ari umuntu mwiza nawe bitewe n'ukuntu numvise amuvuma agira ate mwana uriya mugore nta muba bafitiye abantu kandi nawe ngira ngo urabibonye ntibujya muhuza kuba yanzaho rero ngo tugakunda no ariko all in all uwo mugabo uzamutumire aze kandi ikindi ibyo bintu rwose ntabwo mbishyigikiye wabitekerezaho pe niba ari amafaranga washakaga wari kuyabona utarinze kujya kuri si iby'amafaranga njye nibereye mu kazi akazi nari nkeneye karabonetse mfite everything ntabwo nabuze abantu kunkunda mu by'ukuri urumva ari njye ufite amakosa uwo mugabo usuza mutumira ryari sha mw'iyi minsi ari mu mahugurwa ariko nayasoza nzamuzana umurebe hari n'igihe wasanga umuzi kuko nakunda gutembera mu gace kose ariko ntumfate nkaho ndi umuntu mubi urabona ukuri byamubabaje biriya bintu wakoze Ariella byaramubabaje cyane kandi nanjye ntabwo byanshimishije nta nubwo byashimishije nabimenye ubu ngubu ko wabikomeje urumva ngewe yabimbwiye mpita mbyibuka ko wabimbwiyeho so
ntabwo byashimishije pe kuko byaramubabaje cyane uriya mwana urabizi ubwa mbere barabanje baramubenga ku munsi w'ubukwe baramuta mu ikanzu y'ubukwe nawe uraje umukoreye ibintu nk'ibyo ngibyo uriya mukobwa ashobora uribaza nka depression uriya mwana azagira uriya bebe ashobora kuba afite n'icyangiro sinzi kabisa ko nta muntu bajya bahuza bibo no don't say it like that bivuga gutyo mbabarira amusore umutwe uri murandya n'ibyo mvuyemo ntabwo meze neza so please uyu muvuga gutyo ntabwo byashimisha ntabwo meze neza bwe nubwo kale afite kugeza aho agiye akumbabarira nye ntabwo saba no tugende tubivugeho wenda you can change your mind I don't know wenda nakumva sinzi I wish myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.